Mu gihe cya kampanye yanyu mushakisha abantu babafasha ndetse munatanga ibitekerezo byanyu mu banyarwanda mwinubiye uburyo bamwe nubwo mutabavuza amazina muvuga ko byabagoye kugira ngo abantu babashe kubafata, hari n'abavuga ko babatera ubwoba. Ubu mu gihe muri kampanye isa naho itoroshye kubera ko noneho ibintu mugiye kujya kuri terrain kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu, murumva mufite icyizere cy'uko noneho abanyarwanda cyangwa se abo mwavugaga ko bashobora kuba batera ubwoba abaturage kugira ngo batabafasha, murumva mufite icyizere cyo noneho ko izi mpungenge zitazabaho? Impungenge zishobora kugumaho zikabaho, ariko uko nyine igihugu kigenda gikangukira gushyigikira ubwisanzure bw'abaturage, niko ngenda nizera yuko zizaba nkeya. Urumva ko byarabaye nibyo, ariko abenshi nyine bagenda batungurwa kwibaza bati ese umuntu ushaka kwiyamamaza aturutse he, akomotse he? Ariko nyine nicyo tubereho cyo gusobanura, ku buryo nizeye rwose ko izo nzitizi zizaba nkeya mu kwiyamamaza kuruta uko twazibonye ari nyinshi mu dushaka imikono. Mbere yuko mbabaza wenda nk'utubazo tubiri twa nyuma, abo babateraga ubwoba cyangwa se bababuzaga kugira ngo mukomeze gahunda za nyuma, amuzi abari bo cyangwa se mwamuzi impamvu babikoraga? Ni bamwe mu banyarwanda, birumvikana ko abantu bose ntibagira imyumvire imwe. Ni ukuvuga ushobora kuba wibwira ukavuga uti jyewe mfite ishyaka ryanjye, uriya muntu ntabwo ari mu ishyaka ryanjye, ntabwo akwiye no gushaka abamushyigikiye mu karere ntuyemo, mu murenge ntuyemo. Ugasanga mbese bishobora kumutera kuba yabangamira umuntu yamamaza. Ariko byose biterwa no kuba bibaza abanyarwanda bati ibi bintu biriho biba ntibishobora kudusubiza inyuma. Icyo mbereho rero ni ukumvisha abanyarwanda ko ibyo dukora nibyo umunyarwanda wese afite uburenganzira. Kutaba uri mu ishyaka runaka, kutaba utari mu ishyaka riri ku butegetsi, ntibivuga ko udafite imishinga myiza ibereye abanyarwanda.